murababaye cyangwa murishimye mubabajwe n'iki n'abareyo wowe na peri none iranganije ubyakiriye gute birakubabaje birayiraye ku mwanya wa mbere yego bati ni bane umwanya mbere wa peri abareyo nabo hejuru turebe muva na reyo murayikunda cyane umusore ati aperi zatwara igikombe urabyizeye se kandi yavuye ku mwanya wa mbere abana baveho ba papa baze wowe ufaniye muvandimwe ngatubwire wowe bite se Jefani yatsinze ego ndakubona ku cyango cyinshi AS Muhanga wapi AS Muhanga niko yitwa none iratsinzwe ndaje nkubaze uri wa Muhanga yego etwari ni yanyu ko tuzatuyirebera ubuntu oya muzakomeza muyirebera ubuntu nicyo bishakiraga yatangira kuriza ibiciro izamutse twajya twishyura ariko ubwo yamanutse nyine yabaye ubuntu kama kawaida umutara asante sana papa wanjye nawe uri kuri stade hano wafanaga iyihe Neymar twari kumwe wafanaga twari Doneste none iratsinzwe nitwa Kayiranga Emmanuel Kayiranga ariko mu bifatika nta mupira twabonye mwabonye iki uko wabivugaga harimo pressure ya Muhanga hanyuma ubu ngubu tukubwiza ukuri yego icyizere kirasa naho gisigaje 20%. 20%? Niba Muhanga yego bizagorana cyane kugira ngo bishyure kandi ni playoff yego ari amakipe asigaye ane hazabamo abiri abiri yonyine biragaragara yuko Ngoma twongeye gusubira mu butita bwa siporo ariko aracyari ibyiringiro urumva isi utakaza icyizere oya cyarangiye nibyo ushingiye ku kira iyo urebeye ku bafana bafannye ikipe ya Etoile de l'Est yego n'uburyo akarere kose gakora ibishoboka abakinnyi barahembwa yego ariko bikagaragara yuko bazajya Muhanga kwishyura ntekereza yuko bizagorana kuko Muhanga ndahazi yego ntuye Ngoma ariko mvuka i Nyanza amajyepfo y'u Rwanda yego biragoye cyane kugira ngo Etoile de l'Est izagombore ibi bitego hanyuma ibashe no gukomeza yego birumvikana ubwo niko ubibonye hanyuma mu Rwanda kandi mu Rwanda mu cyiciro cya mbere Rayon Sport yari hano ejo yatsinze ikipe ya Amazi United ibitego 2-0 hanyuma yari yaraye ku mwanya wa mbere by'agateganyo yari itegereje ko APR na NTC ziza kwisobanura kuri Kigali Play Stadium none birangiye ikipe ya APR mu bitego yatsinze 2 babyishyuye NTC irabyishyura wafanaga iyihe muri zirwanira igikombe murakoze cyane nimugoroba ndi hano yego je n'umufana wa Rayon Sport burya ariko niyo mpamvu yishimye ikintu twashimye cyane nuko Tenseri yego yaje guhagarika umuvuduko wa APR yego noneho biragaragara ko niba mubizi neza ari amanota nibura cyane turaye ku mwanya wa mbere cyane kandi turanizeye muranizeye nk'umufana wa Rayon Sport ubi Ngoma yego uzanywa ibindi aba n'abasazi turanizera yuko yego Mukura oya nimukora amakosa Mukura yego nayo ahubwo nagize ubwoba cyane ubwoba buhe noneho tuzatsinda shampiyona mutware igikombe cy'amahoro none se muzajya gukina urabyizeye muzajya gukina Butare tuzawusubiramo mwe muretse tuganire n'umusaza yego nubwo yakoze amakosa twebwe abareyo turiteguye cyane yego turatsinda Mukura yego hanyuma tuzamuke yego amakosa ya Ferwafa
Etincelle ariko namwe mwibuka ko muzahura muri shampiyona kandi muzahurira Rubavu ubu bareye mwiteguye uri tayari nawe Rayon Sport iraye kumenya wa mbere ejo yari yatsinze APR baravuga ngo ibatije umwanya isubiza amafaranga y'abandi reka genda none se ruswa APR yatanze ruswa yari yateguye muhazi ubu rero asante turi tayari mwiyemeje kutazawuvaho yego asante buretse turavugana nawe yego turashimira perezida wa Repubulika Paul Kagame watanze stade waduhaye stade cyane nubwo ubushobozi butaraza ngo zihe utundi turere ariko uyu munsi Rayon Sport yego turi mu mahirwe akomeye cyane dutwara n'icyamahoro ubu murariragarutse turayifite murayisanganywe barenda bemera cyane muri hanyuma reka twumve n'undi mufana wowe muvandimwe mbere na mbere ngo uhaye ikaze cyane ndakubona uri umufana w'iyi kipe mbere ya byose ufana ikipe yitwa Doreste imaze gutsinda ibitego 2-1 wari uri hano wabyiboneye byapfiriye he hano byapfiriye ni ku badefaseri bafite ubwana mu mutwe wowe ku rwawe ruhande ni playoff muracyafite n'imikino gukina ufite icyizere reka nkubwire je buri mano na Bugesera narateguye bihagije warabibonye abakinnyi narazanye barahari pe byose nanjye ndabifite nkwereke bimwe nabibonye oya hari ikindi utarabona reka nyikwereke reka ndebe none mureka cima k'uyu mugabo afane twari reka cimaka yamaye nka data ibi ni bikira buretse oya seka ye baba we ibiri oya sekandi ibi ni ibiki sekandi kongo iki muvandimwe kwasha kuntungura ye baba wowe ufana iyi Toyota sekandi wayizanye ute hano etwari yo yakinye buriya batitundira kujisha harimo abantu batanga gutya gafaranga niyo mpamvu wazanye pandagare kuri Bugesera n'uri yego rata wese uvuga uti reka irondo byiza byivangura n'ibisambo nshake pandagare yego rata hakoze ko ariyo mpamvu none rero uno mukino kwamba utsinze yego nanateguye ubundi kuwutsinda none biranze yego kubara Jeunesse yanganyeje n'ikipe ya Etincelle haracyari ibyiringiro imikino iracyahari ni myinshi ndizera ko kuwa gatatu ningi Kigali amanota 3 zayamanukana kuwa gatatu uzajya i Kigali urumva ushaka kumanuka amanota hanyuma mu bindi rero wenda nyuma y'izi kipe zo mu rugo kandi ukunda cyane mu Rwanda mu cyiciro cya mbere ikipe ya Rayon Sport yari hano ku mugoroba wari uhari yatsinze ikipe y'Amazi United ibitego 2-0 hanyuma irakumanya mbere by'agateganyo na APR inanirwa gutsinda Etincelle biranganya wewe niba utanafa nimwe muri izi mu busesenguzi bwawe urabona shampiyona ikimeze gute mu Rwanda segaho mbere yuko mbaza ibyo reba mu kirere uko bimeze reka manereka abakunzi bacu uburu n'umweru n'igikundiro ariko sha uyu mugabo wasanga nyamara ari umuhanga ubwo byikoza se cyamaye nka data uyu mugabo kavugisha ukuri nuko rero rwabaye rucyabana ubwo ngubwo none rero ibintu ngiye kukubwira yego mbyandika ahantu ubyanditse mu ikayo ujye uhora unarebamo yego no ku kazi ujye uhora urunguruka mvuga ntese umuvandimwe byavuze nibyo ubundi Rayon Sport ibyiringiro mfite yego izakomeza kuba iya mbere buriya iricecekeye reka genda muhazi si byayikoreye ntabwo yego we yegera bamaze yagahanye disi ya nabyiboneraga izabuhana buriya turayemera cyane Rayon Sport gikundiro cyabareyo kabisa Rayon Sport yamaye inka we
y'amayiga we turayikunda. Asante sana kabisa. Murakoze. Umuvandimwe arakoze cyane. Ninde muntu wundi ufana umupira hano? Nirenganya Saidi. Saidi nirenganya mu karere ka Ngoma. Musambu ku Giturusu. Musambu ku Giturusu. Doreste dore ibikoresho ngiye cyane. Ibishoro ndabifite. Asante sana Saidi. Hanyuma abantu b'Ingoma mumbwire indi kipe mufana niye ngo tuganire. EPR. Bari hehe? Urahari? Abafana pera ngo tuganire. Wowe ufana EPR. Witwa nde? Kamanzi Yohani Batista bazina wanje Kamanzi Yohani Batista. APR yawe yari yarayibwireye ati mudushyushirije iyo ntebe kuko mwishimye ngo mwatsinze Muhazi United. None turaza kubakuza tubande gutsinda twinyuguza Etincelle. Birangiye nyine barazanza amaji. Yohani Batista ibintu byakiriye gute? Ntabwo tubyakiriye neza. Yego. Agaragaye ko umutoza yakoze abaprosama nabi yasimbuje nabi. Yego. Ariko icyizere turagifite tugikura cyane ku bikombe tumaze kwibikaho. Yego. Ahari ngira ngo urabibona. Abareye rero babivuga imyaka ariko tuba twabatije uriya mwanya. Nimba bashaka kubimenya barehere ku bikombe dufite. N'ubu uracyemera ko Rayon Sport itazatwara igikombe? Bishoboka. Yego. Ntabwo wagira ibirori ngo ube gutumira abaturanyi ngo baze barye. Ariko uzi ko ari byo? Twasangiye nabo turacyasangira nabo. Yego. Tuzasuza rero n'ubundi tubasezereye. Yego. Twongere dusigare ku meza yacu. Ako kantu kubahwe kabisa. Uzaba ari ibikombe mu barigiye muherukira ku bikombe abareye bari hano. N'ikimenyimenyi EPR du. Muranyemeje kabisa.